Mwaramutse, nitwa David Israel. Um, na ndangije kwiga muri 2019 muri Université y'u Rwanda, Kavem Busogo. Ndangije nagiye gukora mu gutoza abanyeshuri kuba bigishwa muri kaminuza y'Education i Rukara. Ubu ngubu ni nabyo ndimo ndakora muri kaminuza Mount Kenya, so babyita discipleship mu cyongereza or disciple making. Tugiye kwiga ku buhenebere bwa muntu. Mu cyongereza nibyo bita total depravity of man. Ndagerageza gukoresha Ikinyarwanda ariko muze kumbabarira ahantu ashobora kunyuramo mu kumambuza Icyongereza. Wenda muri abarimu ariko nibyo ndibuze kuvuga ndaza kubisobanura neza. Reka nsenge. Mana data urakoze. Mana ngiye kwigisha, ndi umunyabyaha, nta kintu nabasha kwigisha kugira ngo kigire abantu umumaro ntazi, wowe uzi uretse icyo mbwirijwe nawe. Urakoze ko unyobeye kwigisha iyi ngingo, umfashe kwigisha nk'uko kuri kw'ijambo ryawe kuri, undinde ibyo nakwiyongeramo cyangwa ibyo natekereza bindi bidahuye n'iby'ijambo ry'Imana. Mw'Imana ninigisha, umwuka wawe wera asange buri muntu wese uri bunyumve nawe amwigishe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyanditswe mbasharinze kiravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose. Tuba mu isi, iyo umuntu avuze yuko ari umunyabyaha, abantu benshi ntabwo babihakana. Abantu rwose benshi ntabwo babihakana ko ari abanyabyaha, ariko actually nubwo batabihakana, bamwe barabihakana, ariko n'abatabihakana iyo uvuze ko abanyabyaha baba bumva ari abanyabyaha bitewe n'uko babona ko buri wese nyine ari umunyabyaha. Buri wese tuba mu isi yangiritse, abantu barya ruswa, abantu barahemukirana, urarakara, dukora amafuti menshi. Akenshi rero tugatekereza ko turi abanyabyaha kubera ko wikompaye na bagenzi bawe ukumva nyine ni ibisanzwe. Ariko tugiye kwiga ingano y'ubunyabyaha bwa muntu. Muri mirongo dusomye haravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Icya mbere yavuze ngo namwe yarabazuye, ni ukuvuga ngo ni abantu bari bapfuye, Imana irangije irabazura. So nubwo arimo aravuga aba bantu barazuwe, ariko arimo aravuga mbere batari bazurwa uko bari bameze. Icya mbere tubona nuko bari bapfuye. Nyamunyumva neza, abana babo ntago basambaga, ntago bendaga gupfa, bari bapfuye. Mu cyongereza bavuga ngo you were dead. Ni ukuvuga ngo bari bapfuye, mu byumvi yuko bari bapfuye, ntago basambaga, ntago bendaga gupfa, ntago bari barwaye, bari bapfuye. Bapfuye gute? Bapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha byabo. Akomeza avuga ibintu bibiri biranga aba bantu bapfuye. Icya mbere avuga ngo nuko bagenderaga mu migenzo y'iyi si. Icya kabiri cyabagengaga ngo bakurikizaga umwami utegeka ikirere, ukora mu batumvira, uyu ni Satani. Icya gatatu nuko ngo bakurikizaga ibyo kamere yabo yifuza, bagakora ibyo kamere n'imitima byabo byishakira. Icya gatatu ni kamere. Murebye uyu muntu ni umwanzi w'Imana. Niyo mubireba, uyu muntu hari ikintu akunda iby'isi itanga, kandi biravuga ngo umuntu wese ukunda iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Ikindi cya kabiri, umuntu ukora muri we umuyobora ni Satani. Ni umwuka ukora mu batumvira, ni ukuvuga ngo ni umwuka ufite offices mu batumvira, niho akorera. Uyu bavuga ni Satani. Icya gatatu nuko uyu muntu ngo akora ibyo kamere ye yifuza, agakora ibyo kamere n'umutima we byishakira. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wiyobora
agakora ibyo kamere ye ishaka n'iby'umutima we ushaka. Wenda turaza kureba iby'imitima yacu ashaka ko bimeze, ariko sofa ibyo namabwiye ni uko iby'umutima wacu ushaka rwose ku bwa kavukire ari bitandukanye n'Imana. So ni ukuvuga ngo umuntu ku bwa kavukire akura abadashaka iby'Imana ishaka, abashaka ibimunezeza. Niyo mpamvu iby'isi imuzanira, hari igihe abantu bajya bafata yuko abantu baba bari innocent, ariko ikibazo akaba ari se na Satani, wenda ngo na sosiyete. Oya, umuntu ntabwo ari innocent. Umuntu ni umunyabyakunda ibimunezeza, ibyo yishakira. Niyo mpamvu iby'isi imuzaniye n'ibyo Satani amuzaniye, ibyo byakira nezerewe kuko nibyo bimunezeza. Uyu muntu rero biribwa ko abapfuye. Iyo tuvuze gupfa ntabwo ari ukuva muri existence, ni ugutandukanywa n'Imana. Uno muntu aba atandukanijwe n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ikindi ngo uyu muntu ngo ku bwa kavukire ngo aba ari kugirwa umujinya nk'abandi bose. Mu Cyongereza ngo by nature we were children of wrath. Twari abana b'umujinya, bo kugirirwa umujinya. Twari ku bwa kavukire, apana kubera ko twakoze icyaha. Ku bwa kavukire ni ukuvuga ngo uvuka upfuye, uvuka ukora ibyo kamere yawe yifuza ugakora, ugengwa n'isi ugakura ukurikiza umwami utegeka ikirere akora muri wowe. So ndagira ngo mwumve yuko icyaha kirengeye ibyo umuntu akora, ahubwo kijya ku cyo umuntu ari cyo. Ku bwa kavukire nibwo umuntu ari umunyabyaha. Ku bwa kavukire nibwo umuntu apfuye atarakora icyiza cyangwa atarakora ikibi. Ndagira ngo twumve ubuhenebere bwa muntu, kubera ko ahangaha niho umuntu yumva uwo ari we, akamenya n'Imana iyo iriyo. Reka tujya mu byanditswe. Ndashaka uburyo mbazengurutse Bibiliya. Imana ndakoresha imirongo myinshi ariko muranyihanganira, ndagerageza. Ariko mbere ku buryo Bibiliya ivuga ibyaha byacu n'icyaha cyacu, aho cyatwinjiye kikatugeramo n'icyo turi cyo. Ndagira ngo mwitegereze ibyanditswe mbahaye, ibyo nshaka ko tugenda turebaho. Uyu ni Dawidi urimo aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mo mama yambyariye. Ndagira ngo umenye ko atarimo aravuga ngo yavukiye mu busambanyi. Nagiye numva abantu batekereza ko umuntu kuvukira mu cyaha ari uko ababyawe wenda badakoze mariage, cyangwa avutse basambanye, cyangwa byawe na maraya, ibintu nk'ibyo. Oya, uba uri umwana wande ku isi, uba uri uwa papa, uba uri uwa pasiteri. Nako papa ngo ntago ashaka abagore. Ube uw'umuntu uri we wese, uwo wavukaho uvuka uri umunyabyaha, uvuka ufite gukiranirwa, uvukira mu byaha. Na Dawidi ubwe ntabwo avuga ko ntabwo ari Salomo wenda wavukiye, kuko na Salomo atavukiye mu busambanyi, kuko wavukiye mu busambanyi yahise apfa. Dawidi ntabwo yavukiye mu busambanyi, yavutse ku babyeyi, kuri Yese n'umugore we, nk'uko abandi bose tuvuka. Ikindi cyabaye ni uko yavutse ari umunyabyaha. Yavutse aremanywe gukiranirwa rwose. Aravuga ngo mu byaha ni mo mama yambyariye. Zaburi ya 34 aravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. So ni ukuvuga ngo umuntu apfa ryari? Twamenye ko gupfa bivuga ngo gutandukanywa n'Imana. Umuntu atandukanywa n'Imana n'iki se? Ryari se? Iyo avutse rwose, avuka apfuye atandukanijwe n'Imana. Avuka yoba, avuka atikoze Imana, avuka atayishaka. Ngiyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ibi ni ibyanditswe ndimo ndasoma. Nimumbaze ngo ariyo yiyobagiza ate? Cyo niko ibyanditswe bivuga ngo ariyobagiza akabeshya. Ibi ngibi rero mubyumve yuko guhera igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha bakiduha muri DNA rwose. Uvuka uri umunyabyaha, ntabwo uvuka uri akamarayika ngo wenda ngo wangizwe na sosiyete. Uvuka uri umunyabyaha wanga Imana rwose, ku bwa kavukire uriho umujinya. Ikindi, iyo tugiye tukareba account yo mu irema, tubona yuko icyaha bakoze Adamu na Eva, ntabwo nashyize ibyanditswe, no kwigomeka ku Mana. Satani yabwiye ati nimurya kuri iki giti muzamera nk'Imana. Actually nabo baremera bati wabona ngo igitare cy'igikundiro. Ntabwo wabona
niba kirya barahinduka nk'Imana. Actually ibyo babyita ni ukwigomeka, ni rebellion. Bigometse ku Mana, banga ubutware bw'Imana, bavuga ati Imana uri Imana ariko natwe turashaka kuba Imana, turashaka aho uri natwe haba. Kucyo ubyigumanira? Ntabwo dushaka ubutware bwawe, turashaka kwiyobora. Nuko rero batandukanywa n'Imana. Turabizi yuko icyo cyaha ubwabo kimwe bakoze cyabatandukanije n'Imana, ubwo birukana muri Edeni. So iyo tuvuga ko abana b'abanyabyaha rero, ntabwo mukwiriye kumva ngo ndi umunyabyaha kubera ko wenda natukanye, ntakoze bino na bino. Uri umunyabyaha waba wibuka ibyaha byawe utabyibuka. So waba uri umunyabyaha uramutse urebye kuri Hitler ukabona wenda Hitler ni umunyabyaha, ukabona utari umunyabyaha, still uri umunyabyaha. Ibikozemo Hitler niwe nawe ukozemo, mukozwe muri mata imwe, muremye kumwe. Ndaza kubatandukaniriza. Iyo mvuze ubunyabyaha bwa muntu bwuzuye, bwangirika muntu bwuzuye, simba mvuze yuko ari umunyabyaha ku kigero ashobora kuba icy'umunyabyaha. Oya, Imana igishima ko kubw'ubuntu bwayo itatureka tuba abanyabyaha tubasha kubabo, igakoresha ubuntu bwayo bwo bita restraining grace, ikatubuza kuba abanyabyaha tubasha kubabo. Nk'uko imbwa ikunda kurya inyama, wayishyira inyama hari yaruka ruko izimaze, ariko iyo wayiziritse ku kagozi ibasha kurya izishyikiriye, izidashyikiriye ntizirye. Ariko idashaka kuzirya, ahubwo ari uko nuko hari akagozi kayifashe. Hari akagozi kadufasha gatuma ibyaha dushaka gukora dufite n'ubushobozi bwo gukora tutabikora. Naho Imana ikuye ako kagozi, Hitler yaba umwana mwiza. Hitler yaba umwana mwiza, tukaba tubona n'uwe muntu mwiza wabayeho. Imana ikuye akagozi kuri umwe muri mwebwe. Ariko Imana ishimwe yuko kubw'ubuntu bwayo, kubwa common grace dusangiye, kubw'ubuntu dusangiye, yuko itatureka dukora ubunyabyaha tubashe gukora. Kuko Imana ituretse twaba nka Satani neza neza. Kuko icyaha cyacu kimeze gute? Impamvu ze bino bintu nuko umurongo wo mu Itangiriro 3:5 uravuga ngo Uwiteka abona ko ingeso zari mbi cyane mu isi, ngo kandi kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Mwumve ngo kwibwira ko imitima yabitekereza, icya mbere ngo ni kubi, atari kubi ibyo byonyine, ngo ni kubi gusa, ikindi ngiteka ryose. Ngo the thoughts of intentions of their heart, ngo they only evil continually. Nukuvuga ngo Imana yaritegereje mu isi, ngibona ngingeso z'abantu ngo ni mbi, ngo kandi ibona ngo k'iby'imitima yabo yibwira itekereza ngo ni bibi gusa iteka ryose. Umbwira ati njyewe se ko njya nibwira ibyiza? Oya, ku bwa kavukire ibyo wibwira ni bibi gusa iteka ryose. Imana ihana abantu, irabana ibohereje umwuzure, urabamaze hasigaye 8. Bamaze 8, Nowa araza atanga igitambo, Imana ihumurirwa umubabwe, ndajya mu buryo yavuze. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka ku bw'abantu, ho gutekereza ko imitima yabo ari kubi uhereye mu bwana bwabo. Imana yaravuze ngo ntizongera guhana isi rwose ngo ngirimbure nka kuriya, ngivume ubutaka, kubera ko yasanze yahora ivuma abantu, kubera ko kwibwira ko imitima yabo ni kwarekeye, kubera ko yabahaniye kora cyari kubi, ngo hadi guhera ryari mu bwana bwabo. Bene data rero, ndagira ngo mwumve yuko wowe uri muranyumva uri mubi, ku bwa kavukire uri mubi, uri mubi, uri mubi. Wenda mushaka kumbwira atari ko gututinyuka kuvuga ibyo bintu. Niba utari mubi bivuze yuko uri mwiza, so byose. Umunsi umwe Yesu Kristo umwigisha a rich young ruler, umutegetsi w'uri umwana muto, Kinyarwanda umutunzi muto, ngo yaje kumureba ngo umwigisha mwiza, aramubwira ati unyitira iki mwiza?
kuko umwiza ari umwe, inde, Imana. So abasigaye nta n'umwe mwiza uhari. Si uko Kristo ahakanye ko ari mwiza kuko ni Imana, ahubwo nuko ashaka ko batamureba nk'umuntu mugenzi wabo bamwite ngo mwiza, kuko umwiza ni Imana. Keretse umurebye mu ishuri ko ari Imana, kuko ni Imana. Ariko ashatse kuvuga ngo nk'Imana ndi mwiza, ariko kundeba nk'undi nundeba nk'umuntu ukavuga ngo ndi mwiza, nicyo arimo aradinayinga, kuko abantu bose ni babi, ni babi, ni babi, mubyumve ngo ni babi. You are a bad person, uri umuntu mubi ku bwa kavukire. Ikindi cya kabiri, ku bw'ingeso zawe. Abakolosayi 1:21 haravuga ngo namwe abari baratandukanijwe kera, mukaba mwari abanzi b'Imana ngo mu mitima yawe no mu ngeso zanyu mbi. Niho tugiye kureba ku kintu bita umutima. Birivuga ko twari abanzi b'Imana, notone uri mu ngeso zacu no mu mitima yacu. Bene data, ndagira ngo mwumve yuko icyaha cyaraje cyinjira umuntu ku buryo cyafashe uyu mutima kiwufata bugwate, kiwufata mpiri, ku buryo nta kintu kizima kiva mu mutima. Reka mbereke ibyanditswe bivuga ibintu mbabwiye. Ndagira ngo dukomeze tureba ubunyabyaha bwa muntu. Zaburi ya 53 umurongo wa 2 n'uwa 4, yewe na Zaburi ya 14 ziratangaje, zifite zimeze kimwe. Zose mugende muharebe zimeze kimwe. Itangira ivuga ngo umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho, ngo bononekaye bacyaniwe ibyo kwanga urunuka. Mwumve ibyaha byabo uburyo bimeze byo gucyanirwa kwabo, ngo bacyaniwe ibyo kwanga urunuka, ngo ntawe ukora iki, ibyiza. So Imana ngo yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Mwumve conclusion Imana yabonye, yasanze ngo bose basubiye inyuma, kugira ngo bose barayobye, ngo bose bandurijwe hamwe, ngo ntawe ukora ibyiza n'umwe. So actually ibi ngibi ni Imana imiravuga ngo Imana ari yitegereje iri mu ijuru, ngireba ngibona ngo ngirebe nimba hari abantu b'abanyabwenge bashaka Imana. Mwumve, ntabwo igeze ibonamo abantu bashaka Imana. Oya, yasanze bose ngo baragize gute, ngo barasubiye inyuma, kugira ngo bose barayobye. Ikindi ngo usanga bose barandurijwe hamwe, ngo nta n'umwe usigaye. Ikindi ngo usanga ntawe ukora ibyiza ngo habe n'iki n'umwe. Umurongo na sheri nzana munsi no mu Baroma 3:10 aravuga ngo ntawe umenya, ngo ntawe ushaka Imana. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nta muntu ushaka Imana. Kuvuga ati abantu se bajya ku misozi, abantu ntibajya birirwa bazamuka ibizo bajya gushaka Imana. Oya, biravuga ngo ntawe ushaka Imana. Mbisubiremo, nta muntu ushaka Imana. Butse ko nimba ndavuga ibintu mu mutwe, ijambo ryanditse ngo ntawe ushaka Imana. Ni Imana yarebye ngiri mu ijuru ngirebe ko hari umuntu ushaka Imana, ngisanga bose ngo bagize gute, ngo basubiye inyuma, ngo bateye umugongo Imana. Bivuze ngo bari abantu tujye tubona bashaka Imana, harimo ikibazo, kubera ko bashaka Imana bireme mu bitekerezo byabo, atari Imana mu ijuru. Ni ukuvuga ngo biremera Imana, bakajya kuyishaka, bakayisenga, bakayinginga, ariko atari Imana y'ukuri. Kwa ijambo Imana iravuga ngo nawe ushaka Imana n'umwe. Yesu Kristo yagiye agabura abantu 5 barangiza bamwe ati undi munsi baramushaka, hano bamwe ati mwami twagushatse, twakubuza, bamwe ati ntago ari igihe mwashakaga n'imigati. Bari abantu uganira bakubwira ko bashaka Imana. Do they really bashakaga ko Kristo? Oya, bashaka ibyo Kristo abaha. Nuko nguko umuntu ku bwa kamere amenetse, nuko ngo ashaka inyungu Imana itanga uretse Imana ubwayo. Ibyo byita gushaka. Niyo mpamvu usanga hano bagiye ku misozi, urebye ibyifuzo bagiye gusengera, n'abagore n'abagabo, ni nakazi, nako bamuvugaga baceceka. Kubera ko ashaka ibituma amererwa neza, ibyo yoyesha irari ryiwe,
adashaka Imana. Ariko icyo nicyo cyaha gikora. Icyo nicyo cyaha gikora kubera ko icyaha cyinjira umuntu umutima ukangirika. Yeremiya 14:9 aravuga ngo ibyanditswe byose nabaye mu birebe. Aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute? Gushukana. Kandi ufite indwara ntiwizere gukira, ninde ushobora kumenya ukuri nk'uko umutima w'umuntu uri? Urashukana. Imigani 14:12 ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko iherezo ni inzira y'iki? Yo kurimbuka, inzira y'urupfu. Ariko inzira arimo arajyamo ntabwo abona ari mbi, ahona ari nziza. Niyo mpamvu muri mwe bwaraba n'abandi ndabwira ko abanyabyaha bati ubwira abandi ariko jyewe sindimo, kubera ko umutima wanyu ushukana. Urashukana kuruta ibintu byose bigira gute? Bishukana. Muka niwizera gukira, ninde ushobora kumenya? Yewe umuntu kubwa kavukire yiwe kubera kutamenya icyaha atekereza ko hari ibintu yakora ngo yikureho ubunyabyaha bwiwe. Ijambo ry'Imana aravuga ngo mbese ngo umunyetiyopiya yahindura ibara ry'uruhu rwe? Niko n'umunyabyaha nawe ameze imbere y'Imana, ntiyakwikora ubunyabyaha bwiwe. Yewe n'abatekereza ko hari ibintu bakora noneho Imana ntibabareho ibyaha, ikabakuraho nk'ibyaha byabo. Uretse ko banabiririmba bakaba batazi ibyo baririmba. Iyo barimba ngo ibyo twakora byose ari umwete wacu wose, ngo n'agahinda gasaze n'amarira adashira ntibyabasha kudukuraho ibyaha, bakabirimba bakabisubiramo. Ariko akenshi ntabwo baba bazi icyo bivuze. Ariko mva icyo bivuze muri Yesaya 64:5 haravuga ngo kuko twese twagize gute? Twahindutse abanduye, ngo kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze bite? Ngo nk'ubushwambagara bufite iki? Ibizinga. Ntabwo bavuze ngo ni bibi byacu. Oya, ni byiza dukora, ni ibikorwa byo gukiranuka. Ibyo twakiranutse byose ni ibintu ukora abantu bakaba baturira n'iki? Ni umukiranutsi. Ngo imbere y'Imana imeze bite? Ngo ni ubushwambagara bufite iki? Ibizinga. Kubera icyo ari ibishwambagara bifite ibizinga? Impamvu ni uko icyago cyaratwinjiye, ngo twahindutse abanduye. Icyaha cyaragiye kiratwinjira ku buryo n'ibikorwa byiza dukoze, ibyo twita gukiranuka, biza byandujwe imbere y'Imana, atari byo kwakirwa imbere y'Imana. Akomeza avuga ngo twese turaba nk'ibibabi, ngo kandi gukiranirwa kwacu kugira gute? Kudutwara nk'iki? Nk'umuyaga. Ariko muzi uburyo mujye mubona akababi kari mu muyaga uburyo ugatwara aho ushaka. Nuko nguko ibyango bidutwara, nkuko bitwara ibibabi niko gukiranirwa kwacu kudutwara. Nuko ngo bene da mwumve, ntabwo turi ni control, ntabwo icyaha tugikontrola, icyaha kiradukontrola, kiradutwara, ntabwo tugitwara. Kidutwara nk'iki? Ngo nk'umuyaga. Muri buryo umuyaga utwara akababi ukajyana aho gashaka, niko icyaha kidutwara. Niyo mpamvu ngo tuba dupfiriye mu byaha. Yesu Kristo nibyo arimo aravuga muri Yohana 8:34 ngo Yesu arasubiza ati ni ukuri ndabwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari iki? Ari imbata y'ibyaha. Afite biri Cyongereza murebe ntabwo bavuga imbata nk'umugaragu, bavuga is a slave to sin. Beneda, ndabizi mwese mwigishijwe yuko umuntu afite amahitamo, ushobora guhitamo ukarekera gukora ibyaha. Oya, ubwo bushobozi ntabwo ufite. Icyaha kiragufite, uri imbata y'icyaha. Mbyumva? Turi imbata y'icyaha. Icyaha kidutwara nk'umuyaga, turi imbata yacyo. Umuntu ukora ibyaha ngo niki? Ni imbata y'ibyaha. Ninde bivuze? Ni umwami wacu Yesu. Muri biranditse, nta kintu ndimo ndavuga cyanditse hano. Ndabwira ko umuntu wese ukora ibyaha ari iki? Imbata y'ibyaha. Ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Ntawe ukiranuka n'umwe. Bose bakoze ibyaha ntibashikira iki? Ubwiza bw'Imana. Abandi bajya bahungira ku mategeko. Beneda,
umuntu wungiye ku mategeko dore ikintu abona, ahubwo nuko ibyaha byikuba. 7 Abaroma 7, icyaha kibonye ngo akito mu mategeko ngo gisoramo ubunyabyaha bwinshi, ngo amenye ngo kwifuza ko ari icyaha, ngo icyaha kibonera akita aho ngaho ngo kigasohora ngo kwifuza kwinshi muri we. Ibi ngibi tubona nko mu gitabo cy'umugenzi, ye ageze mu nzu, amujyana mu nzu irimo umukungugu, ngo umuntu ngo akaza agakubura ngo umukungugu atumuka, avuga ngo umukungugu ni iki? Ngo ni amategeko. So amategeko aza gukuraho ibyaha barabitumura bikikuba, kubera ko umumaro w'amategeko si gukuraho ibyaha bene da, ni ukwerekana icyaha, ni ukwereka ko umunyabyaha uri helpless, uri hopeless, nta kintu wakora ngo wikize. Mubyumve neza. Mu biri byanze mu Roma 3:20, umumaro w'amategeko ni iki? Ntabwo ari kudutsindishiriza, ntabwo ari kutugira intungane, ni ukutwereka ko turi abanyabyaha. Rero ni ubugoryi kujya gushaka amategeko akorera ku mwibyango gukureho icyaha. Ni nk'umuntu wira muri mirwari yabona afite igishyimbo mu menyo, agashaka gukoresha biriya mirwari ngo yikureho icyo gishyimbo kiri mu menyo. Oya, yikwereka ikibazo ufite, wenda ukajya gushakira ikigukora icyo kibazo mu menyo ahandi, ariko ntabwo ari mirwari gukuraho icyo kibazo ufite mu menyo, ni ukukikwereka. Nicyo amategeko ashinzwe. Igisubizo rero, ni gute umuntu akira, ni gute uyu muntu w'umunyabyaha azabana n'Imana yera? Kuko nacyo ni ikibazo gikomeye bavandimwe, kubera ko Imana irera ku buryo muri yo nta mwijima n'amajyo. Sinavuze kubera ko Imana nta n'umwanya wabyo nabona, urabyumva? Ariko wenda Imana irera ku buryo ibana n'abera. Yesaya yarayibonye, Imana abonye kwera kwayo, abaserafi bavuga ngo rera, haravuga ati mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye. Nta muntu ubasha kureba amaso y'Imana ngo abeho, kubera ko ari umunyabyaha. Yohana 1:5, Yohana wa mbere 1:5, kuko Imana ari umucyo kandi muri yo nta mwijima na muke. Ikibazo ni gute uyu muntu azabana n'Imana yera? Icyo kibazo tugiye kurebaho tugasoza. Gute umunyabyaha icyambere ntashaka Imana, yarayobye ngo twese twari nk'intama zitatanye, twese twari tuyobye. Bivuze ubuhunga Imana, uba wanga Imana, Imana ntabwo ishaka. Ni gute uyu muntu, ni gute umuntu azabana n'Imana yera? Ni ikihe gisubizo cy'uyu muntu? Icyambere, nizere ko mwabyumvise mu buryo busobanutse, yuko muri uyu muntu nta gisubizo kimurimo, kuko ntashaka Imana. Nyine umutima we urayoba, wanga Imana, ntabwo ari afite ubushobozi bwo kujya icyaha cyamugize imbata, ntabwo ashaka Imana. Twabisomye. Ni gute uyu muntu azigera abana n'Imana? Nicyo ngiye kubabwira inkuru nziza mu minota mikeya isigaye. Rero dusoje inkuru yo hejuru, by'ukuri twumvise inkuru mbi iteye ubwoba, yuko uri umunyabyaha ku bwa kavukire no ku bw'imigirire yawe. Ikindi, yuko uriho umujinya w'Imana ku bwa kavukire. Ikindi, nuko nta n'ikintu ubasha gukora ngo wikureho uwo mujinya. Reka mbwira ikintu giteye ubwoba rero, nuko Imana ari umucamanza utabera abavandimwe, utajya yirengagiza icyaha ngo ntagihane. Ntimugira ngo Imana ngizashyiramo imiyaga nk'uko abantu bajya bivuga ngo ku munsi w'imperuka ngo ivuge ngo mwumvuga ngo nabarimbura, ngo mwiyizire mu ijuru. Oya, niwe mucamanza mwiza ureka icyaha kikagenda kidahanwa. Musome Nahumu 1:3, musome kuva 34:7, haravuga ngo ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Mu cyongereza ngo he does not leave the guilty unpunished, ngo ntabwo igire kutsinzwe urubanza ngo igende itamuhannye. Bene data, muri no state mbabwira, murabo kugirwa umujinya, ndetse umujinya w'Imana uri kuri buri umwe wese ku bwa kavukire ye.
ariko bene data ikintu giteye ubwoba ni iki ngiki, nuko n'ubundi mu gihunga Imana, ikindi nta n'ubushobozi mufite bwo kuyizaho kuko murayoba ntimuyishaka. Rero igisubizo nicyo mugiye kubabwira. Igisubizo uko twashatse Imana, ahubwo nuko Imana yadushatse. Ubu Kristo bw'ukuri niho butandikwa n'andi madini. Andi madini yose ni abantu bashaka Imana. Ubu Kristo bwo ni abantu Imana yashatse. Ni gute Imana yadushatse? Reka mbwire inkuru nziza. This is the gospel, brothers. Mwumve inkuru nziza y'umukiro, y'agakiza. Muyumve neza, mwumve ahantu mbisubiremo, kuko aha niho urupfu n'ubuzima bishingiye. Inkuru nziza rero si uko ari twe twashatse Imana, ubwo niko yadushatse. Ni gute? Mu myaka 2000 ishize, kubw'umugambi w'Imana w'iteka ryose, yohereje umwana wayo Yesu Kristo. Araza abyarwa n'umugore. Uyu avuka ari umuntu kandi ari Imana, akaba ari umuntu 100%, akaba n'Imana 100%. Abyarwa n'umugore kandi atwarwa n'iki? N'amategeko. Abagalatiya 4:4. Ariko mu gutwarwa n'amategeko ntiyagira na rimwe yica nk'uko twebwe twayishe. Yubahiriza amategeko y'Imana, arakiranuka pe arakiranuka ku buryo ijambo ry'Imana ngo kukutigeze kumenya icyaha. Bivuga ngo kukutigeze kumenya icyaha. Mu Baroma muri Petero wa mbere 22 ngo nta n'ikinyoma, any deceit kizi kiboneka mu kanwa ke. Ngo baramututse ntiyabasubiza. Reka mbwize ukuri, inkuru nziza itangira ariko Kristo atigeze amenya icyaha. Ani inkuru nziza itangira. So uyu niwe muntu wenyine utaragize icyaha kubwa kavukire, utanagize icyaha no kubw'imyitwarire ye. Niwe wubahirije amategeko yose, ntiyagibwaho n'umuvumo wo kwica amategeko. Iyo wishe itegeko rimwe biba bihagije ngo amavumo y'amategeko yose ukuzeho. Abagalatiya 3:10. Uno mugabo rero ni ukuvuga ngo utarakoze icyaha niwe wakaba utaragezweho n'ingaruka z'icyaha. Ariko tubona ingaruka y'icyaha imugeraho ku musaraba, kandi nta cyaha yakoze. Bigenda gute? Yamwumva inkuru nziza. Yesaya 53. Yesaya 53 umurongo wa 4 haravuga ngo ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, ngo kandi yacumitiwe ibicumuro byacu. Nyihanganire ndaparaphrasing, ndimo ndagira ngo ndebe Bibiliya masome neza. Yesaya 53, the beloved passage. Yesaya 53 haravuga ngo umurongo wa 4 haravuga ngo ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibare yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitanishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yagize gute? Nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukenerwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari hehe? Cyari kuri we. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twababye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Mwumve igisubizano gituruka. Ngo Uwiteka mushyiraho iki? Gukiranirwa kwacu kose. Bene data, ntabwo ibyaha byanyu rimwe mwabishyize kuri Kristo. Imana Uwiteka niyo yabishyize kuri Kristo. Ibyaha by'abantu b'Imana, ibyaha by'intore z'Imana, Imana irabifata ibishyira ku mwana wayo utarigeze ikora icyaha. Igihe Kristo ari ku musaraba, ari mu gashyamba k'Igetsemani asenze ngo Mana yanjye ni yari Getsemani, aravuze ngo mwami niba bishoboka igikombe kindenge. Abantu bagiye bareba ari asengesho
wenda bakibaza why Yesu yasenze kuri iyi. Uramutse umenya ikintu cyari kirimo hariya, kiriya gikombe navuga mu buryo bubiri, cyarimo ibyaha byacu Imana, imibabaro igiye gukurikiraho. Iyi mibabaro ni iyihe? Ni ukubarwa ibyaha byacu bigiye kubarwa kuri Kristo, n'umujinya w'ibyo byaha n'igihano cy'ibyo byaha. Imana yafashe ibyaha byacu ibibara kuri nde? Ibara kuri Kristo utarigeze ukora icyaha. Imaze kumushyiraho ibyo byaha, mwumve nk'igihano kiduhesha amahoro. Ntabwo cyagumye kuri twebwe, cyagiye kuri we. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ntabwo ari ibyiwe. Ntabwo imibabaro y'abandi bantu ariyo yikoreye, yiwe niyo ntabwo yikora imibabaro ye, yikora imibabaro yacu. Ngo yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atambuye akanwa ke. Aragenda yiha ng'idacu rwa kibera. Petero wa mbere 2:23 yishyira ubutabera bw'Imana. Ya Mana itajya yirengagiza icyaha, ya Mana itazareka abanyabyaha. Imana yerekanira ubutabera hehe? Ku musaraba. Imana yerekana gukiranuka kwayo, yerekana ubutabera bwayo hehe? Ku musaraba. Imushyiraho gukiranirwa kwacu kose, atari gusa. Imana yangije umutera umugongo, arataka cyane ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. N'isi n'izuba ntiryabasha kwaka, n'isi ntiyabasha kuguma hiri. Umurongo wa 10 mwumva uburyo uvuga mu Isaya 53, uravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kugira gute? Kumushenjagura. Ndagira ngo bene data mutajya mufata icyaha nk'akantu koroshye. Icyaha ni ikintu gikomeye ku buryo kugira ngo Imana idiringe nacyo yashenjaguye umwana wayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaramubabaje. Arangije amaze gufata icyo gihano cyose, arataka cyane ngo birarangiye. It is finished. It is paid in what? In full. Tetelestai mu Kigiriki. Birarangiye, it is finished. Birishyuwe burundu. Abantu bakora ubushakashatsi hari ibintu bavumbuye. Ni inyandiko nyine yajyaga iha abantu urimo umwenda, wamara kwishyura bakaguha inyandiko yanditseho ngo tetelestai, bivuga ngo umwenda wishyuye burundu. Yesu Kristo mu gutaka aravuga ngo birishyuye burundu, tetelestai. Praise him the Lord. Arangije arahambwa, ibyaha byacu bihamba mu mva. Arangije ku munsi wa gatatu ngarazuka. Mu kuzuka ndagira ngo mwumve ibintu yatsinze. Notone ko yatsinze icyaha cyacu, yatsinze n'igihano cyabyo ari rwo rupfu. Yewe ngo na Satani ngaramuhemura ku mugaragaro. Mu kuzuka, Abaroma 4:25, ngarazuka kugira ngo dutsindishirizwe. Ndagira ngo mbwire icyo gutsindishirizwa ari cyo kugira ngo mubyumve bene data. Muri biri ijambo ry'Imana, iyo bavuga ijambo gutsindisha bavuga ngo ni ukugirwa intungane. Amen. Bene data, ku musaraba ntabwo habereye ubutabera gusa, ahubwo habereye n'igikorwa cy'imbabazi cy'Imana. Abaroma 4:26 baravuga ngo sinzi iyo mujye mukoresha biriya y'Icyongereza, niyo nkunda gukoresha. Bakora ijambo ngo God is just and justifier. Ngo ibikiranuka ngo kandi itsindishiriza iki? Abanyabyaha. Bene data, ubundi ijambo ry'Imana ravuga ngo utsindishiriza
ngo birazira imbere y'Uwiteka gutsindishiriza umunyabyaha, yego, no gutsindisha utsinze urubanza gatuma atsindwa. Ariko inkuru nziza ni uko Imana yatsindishiriza abanyabyaha itabaye umunyabyaha, kubera ko yafashe ibyaha byacu ikabara ku bandi, ikajyana twari dukwiriye ikakibara kuri uwo nguwo, kugira ngo twebwe dutsindishirizwe. Ngo kugira ngo ngo kandi yabikore kugira ngo no muri iki gihe yerekane gucyanuka kwayo, yerekane ubutabera bwayo, kugira ngo ibe ikiranuka, ibe just, ibe Imana y'ubutabera, kandi ibe justifier, ibe Imana itsindishiriza abanyabyaha. Nuko Yesu Kristo Imana imwereka no gukiranuka kwayo, ubutabera bwayo arahanwa. Mu kuzuka kwe Imana yerekana yuko inyuzwe n'igitambo cya Kristo, itsindishiriza abanyabyaha. Gutsindishirizwa ni iki? Gutsindishirizwa ni igikorwa Imana ifata umunyabyaha ikamukuraho ubunyabyaha bwiwe ntibumubareho, kubera ko hari undi muntu wabazweho, ikamubaraho gukiranuka kutari uko. Mu gitabo cy'umugenzi, mu buhamya bwa Byiringiro, yaravuze ngo mu gukizwa ke ngo yamenye yuko ngo atabazweho, ngo atabonye gukiranuka k'undi muntu, ngo gukiranuka kwe ngo no ku isi yose ngo bitabasha kumukiza. Bene data, reka mbwira, dukurikiza ibyaha byanyu, mutabonye gukiranuka k'undi muntu utarigeze ukora icyaha, imbere y'Imana murabo kugirwa imbabazi, murabo kurimbuka, kuko nta cyaha ku isi kizavaho kidahanwe. Buri cyaha cyose cyakozwe, waba wizera Kristo utizera Kristo, kizahanwa. Nuko niba wizera Kristo cyahanwa, ariko ntigihanwa kuri we, kiganwa kuri Kristo. Ariko nutizera Kristo kizanwa kuri wowe ikuzimu iteka ryose. Ngiyi inkuru nziza, ngubwo ubutumwa bwiza. Nguko ngaya amahirwe tubonera mu butumwa bwiza. Abaroma igice cya 4 haravuga ngo nyamara ukora ibihembo bye Abaroma 4:4, ngo nyamara ukora ibihembo ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, uyu ninde? Kristo Yesu. Kwizera kwe kumuhwanirizwa n'iki? No gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu wo Imana ibaraho kugira gute? Gukiranuka, ngo atabihejejwe n'iki? N'imirimo. Ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, ngo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atazabaraho iki? Igicumuro. Amen. Bene da, ntago mbazi muri abarimu, wenda simbizi ibyo mwizera naho muturuka, ariko ngaya amahirwe y'umuntu w'Uwiteka atabara ibicumuro bye. Ntibizanwa n'ibyo ukora, aya mahirwe ntakorerwa. Ndabizi mwebwe muri mwe wabona hari abantu bahungiye mu nsengero, bahungiye ku misozi kujya mu rusengero nta kibazo, I do have a church, mfite aho nteranira rwose. Abandi bahungiye mu gutanga ibya 10. Hoya, Imana iguhe gukiranuka igagukiza kubera ko wakoze, kubera ko waririmbye, ko wafasha abakene, kubera ko wagiye gusengera ku misozi iminsi 40-50, kubera ko wakoze ibyo gukiranuka. Ibyo ntabwo byaba ari ubuntu, byaba ari igihembo. Ntabwo birivuga ko agakiza ari igihembo. Bene da, mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwabwo n'iki? Ni impano. Impano ntabwo ari igihembo. Agakiza ntabwo ari igihembo cy'abakiranuka, ni impano y'abanyabyaha. Bene data, impamvu nahere kuri inyigisho mbigisha nuko utarumva uburyo uri umunyabyaha, utajya ubona uburyo ukeneye Kristo Yesu. Yesu Kristo yaravuze ngo abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abanyabyaha, keretse abarwayi. Ngo sinaje gushaka abakiranuka, ahubwo naje gushaka abanyabyaha. Muzi impamvu zitaje gushaka abakiranuka? Nuko nta n'umwe wari uhari. There was no single one. Ariko mu gihe wumva udakiranuka, naho bihero ujugunya Kristo, ukamurejectinga, ukamwanga, ukanga agakiza kabarirwa muri we. Bene da, mu nyumvi ino nkuru nziza, umurongo ngo nyamara ukora ibihembo ntibimuhanirwa no guherwa ubuntu. Niba ukorera agakiza, niba ugerageza ibintu byose, umenye yuko ntabwo urimo urabona agakiza, ko agakiza ni ubuntu. Niba urimo uragakora rero ntibigugana no guherwa ubuntu.
ahubwo byaba ari ubwishyu. Bene da, nta kintu twabonye ubunyabyaha bwawe wakora ngo Imana ikwakire, kuko ni ubushwambagara afite ibizinga. Yewe ijambo ry'Imana rirongera rikavuga ngo utizera atabasha kwinezeza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga amahirwe atuma Imana itsindishije abanyabyaha yagutsindishije. Amen. Mwumva uburyo bise Yesu Kristo ngo nutsindishije abanyabyaha, justifier of ungodly. Bene data, iyi ni inkuru nziza mukwiriye kumva ikabanezeza. Ariko rero udakora akagivinga up, akariba ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, wowe uvuga ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike, uwo nguwo umwe ngo ibyo nakora byose n'umwete wanjye wose ngo yewe n'agahinda gasaze yewe n'amara adashira ntibyabasha kunkuraho ibya, uwo nguwo urekeraho akajya ku musaraba ku mavi akitegereza Kristo akamwizera. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo kwizera kwe kumuhanirizwa n'iki? No gukiranuka. Imana irabada ko wizeye nkubazo gukiranuka. None Uwiteka umucamanza yakubona uri muri Kristo Yesu, bene da, ntakubone ngo gucira urubanza rubi, ngakwita iki? Ukiranutse. Akakwita iki? Ukiranutse. Praise him the Lord. Mwami ahimbazwe cyane. Ngo yarancunguye ngo mbuwe, ngo niko kunyishingira. Ni ukuvuga ngo yishingira umunyabyaha umwizeye, ku buryo icyo Imana ije kubaza umunyabyaha imuvuga ati nje kuguhimba byawe. Yesu Kristo aravuga ati ibira bihembo kiriya gihe naragifashe, naramwishingiye. Ngo yaranyishingiye ngo mbuwe, yaranyitangiye ngo niko kunyishingira. Ngo nukubwo adapfa singize gute? Singipfuye. Why? Kuko jye na Yesu turi umwe. Ngo kuko umuntu wizeye Kristo uri muri Kristo Yesu bimeze, kugira ngo apfe nuko Kristo azapfa, ariko ubwo adagipfa rero singipfuye. Amen. Ibi ngo nibyo Dawidi nawe ubwe. Beneda, ntabwo Dawidi yakijwe n'amategeko n'iki byose shwi, ahubwo rero ngo iby'amahirwe y'umuntu w'Imana baro gukiranuka kundi muntu atabejwe n'imirimo. Hanyuma ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo. Amen. Praise him the Lord. Imana himbazwe cyane kuko ibabarira ibicumuro. Beneda, munyumve neza, muri abanyabyaha birenze, ariko ntabwo muri abanyabyaha birenze ko imbabazi Imana ziri. Umugabo wabayeho mu 1800 twa Charles Spurgeon yaravuze ngo naho ibyaha byawe byasumba imisozi yose, byangana imisozi yose, imbabazi z'Imana zimeze ngo nk'umwuzuro wo kwa Nowa, urabirengeye. Beneda, ngo Imana itwikira ibicumuro byanyu ngo ntibikibabaraho, ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, ibyaha byo bigatwikirwa, ngo hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Ngubwo uburyo umuntu azemerwa n'Imana, nuko ibyaha byawe biba bibazwe ku wundi muntu, nawe ukabarwa gukiranuka ku wundi muntu. Uwo ni Yesu Kristo. Ko nta rindi zina dufite ryo gukirizwa mu isi no mu ijuru, nta rindi zina ryahawe abantu uretse Kristo wenyine. Soza rero, Bibiliya ibwira abantu bose bumvise iyi nkuru kwihana bakizera ubutumwa bwiza. Iyo musomye muri Mariko, muri Mariko 1:15 haravuga ngo kamagere, haravuga ngo 1:15 igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Imana ikomandinga abantu bose, God commands all people everywhere. Byanditse mu byakozwe n'amasinima, gitegeka abantu bose ngahantu hose ngo kwihana bakizera ubutumwa bwiza. Kwihana ni iki rero? Bivuga bene data, kwihana ni ijambo rivuga ngo guhindura ibitekerezo. It's a change of mind. Ni ukubona ko uri umunyabyaha
ugahamanya n'urubanza Imana igucira, ukamenya ko urubanza Imana igucira ari urw'ukuri kubw'ibyaha byawe, ugahindura ibitekerezo. Uku guhinduka ibitekerezo rero guhindura n'umutima, guhindura umutima kugahindura imyitwarire. Ntabwo kwiyana no guhindura imyitwarire bene da, mbere na mbere yego imyitwarire irahinduka, ariko it's not about that. Ni ukubona ko uri umunyabyaha utabasha kwikiza, ukihana ingeso zawe mbi, ukihana ibyaha byawe, ukihana yewe n'imirimo yawe myiza akora uzi ko yemerwa n'Imana, kuko nabyo ni ibyaha bigenda ni ubushwambagara. Ugahindukira wizeye Kristo, ukamuza uvuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki, ni wowe niringiye, nizeye umusaraba uwampfiriyeho, nizeye ubuntu bwawe mutabazi ne gupfa. Icyo nicyo bita kwizera. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Abefeso 2:8-9. Ngibi ni impano y'Imana. Uku gukizwa n'ubuntu ni impano. It's a gift. Ni impano Uwiteka aguha. Ni impano yakirizwa kwizera. Ni impano iha umunyabyaha, aho Imana izi gift zose z'agakiza, kwarirwa ibyaha, kurwa gukiranuka bibarwa kuri wowe. Ibiro ngo ntibikorerwa ngo kugira ngo hatagira umuntu uzirarira, ngo ntibyavuye no kumenya kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Nicyo mpamvu ngo ijuru ntirikorerwa bene da. Ijuru ni ubuntu ntirikorerwa. Umuntu urikora agira gute? Araribura akarimbuka. Nguko ko Imana idukiza ingaruka y'icyaha cya Adamu. Nuko gukiranuka k'undi muntu wa Adamu wa kabiri, gukiranuka kwe gutuma benshi bahabwa gukiranuka kwe, ngo bigatanga iki? Ubugingo buhoraho. So iyo umuntu yizeye rero akajya ababwire benefits zikubaho that moment wizeye. Icyambere, not only yuko wabarirwa ibyaha byawe ukaba utakirimutse, utakigiye kuzimu, nta mujinshi uri kuri wowe, uhabwa ubugingo buhoraho, uhabwa gukiranuka kw'Imana, uhabwa kuba umwana w'Imana. Ibya kera bishize byose bindutse bishya. Ubaye icyaremwe gishya, ubaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Iyo umuntu ari muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Uba uhawe mwuka wera. Not only yuko Imana igukiza urubanza rw'ibyaha, igukizwa n'imbaraga mbi zabyo. Murabirima mu ndirimbo 91 ngo ngamazi n'amaraso byo mu rubavu rwande rwawe Yesu Kristo ngo binyize iki? Uburyo bwombi iki? Urubanza rw'ibyaha cya kabiri n'imbaraga mbi zabyo. Bene data, iyo Imana igukiza uhinduka icyaremwe gishya, ku buryo uhinduka umuntu wahindutse ukundi, ku buryo bya byaha utongera kuba imbata y'icyaha ukundi. Bene da, abakristo nubwo turi abanyabyaha ntabwo turi imbata y'ibyaha. Turakumbaza ngo ko tubwiye ko twabazo gukiranuka ntabwo tukiri abanyabyaha. Turi abanyabyaha. Ni ijambo bakoresha ngo simul justus et peccator, bivuze ngo at the same justified and the sinner, at the same time a sinner and justified. Ni ijambo umugorozi, umurifoma, abavuguruzi bo mu 1500 witwa Martin Luther yavuze ngo Imana iyo umuntu ari muri Kristo Yesu imubona atsindishirijwe nubwo akiri umunyabyaha, kuko ibyaha byacu byabazwe kundi muntu, ariko turabikora, we do it, ariko tubazwa gukiranuka. Ariko Uwiteka yakora muri Kristo Yesu akabona Kristo akakwakira. Ariko notono Imana ikora ibi ngibi kubw'imbaraga zayo z'umwuka wera, ngira zikanesha ngo n'imbaraga zacu zisigaye muri wowe. Uru ni urugendo rero rukomeza mpaka umuntu ageze mu ijuru, aho ahabwa ubwiza, aho atazongera kubona icyaha ukundi, aho azasa na Kristo. Ngiyi inkuru nziza. Iyo umuntu yarageze ku musaraba kuri Kristo Yesu akamwizera, abarirwa ibyaha bye,
ntabwo Imana iba ikimura nk'umunyabyaha, imubara nk'intungane, akaba ari uwera n'umuziranenge atagawa imbere y'Imana. Warangiza ukabyumva ukavuga ngo amena, ukagenda utizeye Yesu Kristo, mwene da uriho kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose, kubera ko inzira unyuramo ijya ikuzimu niyo mbi kurusha izindi. Iyo ngiyo imanuka inyuze mu ijambo ry'Imana, ikanyura ku gatuti, ikanyura muri warnings Bibiliya itanga, warangiza ukinangira ukanga kwizera Yesu Kristo. Ni urubanza uba wiciriye. Ijambo ry'Imana ryabwiye Betsaida Korazine, abwira ati mubonye ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwebwe biba byakorewe muri Sodomu na Gomora, ngo iyo midugudu ibikiriho na n'ubu, ngo ku munsi w'amateka ngo bazaharwa igihano ngo cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Bene data, wakumva ubutumwa bwiza, ukumva no muri Imana yakoze, ukaguma ubihagazeho, ukanga iki gitambo, ugatera umugongo Kristo wakumena amaraso kuno, ukazamura intugu, ukavuga ngo ndakijijwe, nsanzwe nkijijwe, navutse nkijijwe, ibyo nkora birampagije, ugatera igitambo cy'Imana umugongo, ukagikubita ishoti, ugira ngo Imana iza itararebereye, itarashyiriyemo imiyaga nkorera iryo jambo umwana wayo weza gushyiriramo, ugira ngo Imana itarebera izuba Kristo we izakurebera izuba, ugira ngo ubwo itinya umujinya Yesu Kristo wowe wanze iki gitambo izabura kugusukaho? Yego izawugusukaho rwose, kubera ko icyaha cyawe kirakomeye imbere y'amaso y'Imana. Nuko rero ushaka wajya kuri Kristo we gitare cy'Imana, ukaririmba nk'wa muririmbyi ngo we gitare cy'Imana, ngo reka nguhungireho, ngo kubw'imbabazi zawe ngo kera waramenewe, ngo none ubu nkwishe mw'iki? Umujinya w'Imana. Murakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mbasabiye, amen.